ishengero ryacu turamuzi neza ko agira akabareka ahangaha reka muka amugale noneho rero twamubona tukaba tumuzi ariko kuko aza gutanga amahera menshi tukaba tuzi kuko ngo ari we ni ugomba kwicara kuri zino ntebe ze mu nama y'ishengero uwo niyo wa mbere mu nama y'abakuru b'itora n'abapasitori uwo nguwo ntashobora kuburamo kuko tuzi ko igihe cyo gutanga amahera ari buzajyamo ni ukuvuga ngo icyo gihe tuba twamamaza ubutumwa ariko nyamara butabasha kuzana impinduka. Icyo gihe ubukristo bwacu buzasa n'abandi, bizasa nka kunya kw'abafarisayo. Muribuka abafarisayo? Abafarisayo bahoraga baririmba, abandi bakaja mu mayira abiri, abandi bagahagarara ahantu barangizika, bagahagarara ku mapodiyumu maremare bakavuga amategeko 750 bahagaze bagasoma. Kugeza uyu munsi ubukristo ntibugifite imbaraga kuko bwataye misiyo, twataye misiyo y'ivugabutumwa. Ariko Yesu aravuga ngo mwebwe ubwanyu mbasize mu isi, nimuhaguruke nimugende mu isi yose muhindura abantu bose kuba bigishwa. Uzabyemera muzamubatize, uzabyemera muzamwigishe. Ngiki ikintu cyavuze mu ishengero, kwigisha. Turakira umukizwa hariya wamaze kwakirwa mu ishengero, twamugeza ahangaha tukamubwira ati ni umusore, tukavuga ati ngaho basore nimumwakire. Baramwakira bafite iki? Pawulo yandikiye Abanyaroma mu gice cya 10 aravuga ngo haleluya, gice cya 10 umurongo wa 14 kumanukana ku gice cya 15 aravuga ngo mbese ngo baratuma ari nde wabatuma, barigisha ninde wabigishije, barahanura ninde wabahaye uwo mwanya wo guhanura. Kuko dufata gusa uwo muntu ukijijwe tukamuhereza urubyiruko, nawe bakamufunikira za bintu gusa mushire ngo dusikeze tuzirima, bagatanga bakazina, hanyuma twanamumva ijambo ry'Imana bagasohokera hariya basha mwuka yaratwishe, mwuka yakupangira kurahiye. Ubu ngubu rero ngivyo ibintu biri mu mashengero, ngivyo ibintu biri muri za minisiteri, ngivyo ibintu biri mu matorero, ngivyo ibintu biri mu bakristo. Iyo tugeze rero mu kwamamaza, iyo twamamaza ibyo ngivyo bisa na bya bindi twahuye nabyo za Simoni wabatijwe, bagendanye n'abamuhanuzi Filipo bababwirije ubutumwa, akagera aho amwegera akamubwira ati rwose nanjye ndi umuyoboke w'ishengero. Ariko igihe cyose abanyamwuka baje babasha kumenya ivy'umwuka, nico gihe ishengero, minisiteri, ubuzima bw'ubukristo bugomba guhinduka bukazana imbaraga. Aha rero yakuko ndimo kwigisha ibintu bitari byiza. Ikigira kabiri n'abogeza butumwa. Abogeza butumwa n'abafana. Amakipe akomeye hajya ni Vitaro yihari. Kama kipa ko bya muguru numvise ko utarabafana mu mupira. Burya abantu batagira ibyo bafana rero tibagire ibyo bamenye. Ekipe zibiri mu Burundi zikomeye zihangana n'izi zifite abafana n'izi Vitaro na Intexta. Izo ndazo izindi ni zikiri ku isoko. Abajamije ngo amena, haleluya. Iko nashaka no kubamenyesha abafana. No kuvuga ngo igihe cyose tubasha kogeza abogeza umupira abafana b'abakinnyi bo murabona mu gitondo bakisiga ibintu bagakuramo imyenda, bamwe bakisiga ibintu bakirukanka ku mamoto, abandi bakiruka ku mamoto ibitambaro bakabigira gutya bagasakuza. Ntibamenya abakinnyi bahemberwa, ntibamenya iyo baja kurya, abafana ntibahagera, abandi bahagera.
gufana ubutumwa bwiza ariko batari mu butumwa bwiza. Usabe rero ubu ngubu hari abantu umuntu akabyuka mu gitondo uti jewe ni umuhanzi ku giti cyane umuhanzi ku giti cyane kurahanga ibyane we ko hariho uwabihanze uhangane uhanze ibyane umuntu agacuranga ubati jewe ni umuhanzi ku giti cyane shingitse mu ishengero ariko ni umuhanzi ku giti cyane Bibiliya yatubwiye ngo nimugende mumpindurire abantu kuba bigishwa bane mubabatize mubazanye mu nzu y'Imana. Ubu ngubu aho kuzana abantu aho kugira abakristo abigishwa twabahinduye abanyeshengero ngo bashaho ku ishengero ry'iwawe wajanye na Yesu ku musaraba. Igihe yakwitwaga inkoni 39 Mariko ishengero ry'iwanje wewe mbe ishengero ritigishijwe ritakozwe ritahuwe ritacicaye ku ntebe ngo ritungane rifata ibintu by'ibiwari. Ni nacyo gituma dufite amahanuzi y'ibiwari nosubira mu byanditswe abantu bafite ubuhanuzi ahangaha ngira ngo amajenda yaruzuye kuva muri za 2000 kugeza ubu ngubu ko bitasohoka nuko twataye inshingano ko turahanurwa n'ibiwani tugahabwa ibiwani tugatura mu biwani tugasengera mu biwani. Igihe cyose twamaze guta inshingano zivuga ngo tutawubizi tituzaga ariko Yesu aravuze ngo abana batatu ko nashaka niba iminota yanjye tutazakuneka uyu munsi turafata umwanya wose abajya mu ijuru. Amen. Yo turi kumwe ndimo kuvuga ibintu biri mu mutima w'iwacu ndimo kuvuga ibintu biri mu mutima w'iwacu sinzi impamvu Yesu wabere kubivuga aravuga ngo nimugende mu isi yose mujyane ubutumwa mumbindurire abantu kuba bigishwa. Nyakubahwa Esperance ndagira ngo mutina mumpindurire abantu kuba abigisha utampindurira abantu kuba abademoni utampindurira abantu kuba abafana bawe b'iyi minisiteri ubahindure kuba abigisha. Icyambere uzakora ku murongo wa 20 soko kwihuta mubigishe kwitondera n'abageze byose mubigishe kwitondera n'abageze byose mubigishe kwitondera ibyo wageze ibyo n'abageze byose. Ni ukuvuga ngo umuntu yakagombye kwakira Yesu Kristo akamubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe tukamwinjiza mu ntama za Emmanuel tukamwereka amahame principe tukamwereka ibintu ngenderwaho bya Debora tukavuga ngo muri Debora winjiyemo yakagombye kuba atari umuntu ugira umunwa uvuga cyane amagambo menshi abaja mu ijuru. Amen. Icya kabiri aba ari umuntu ushobora gusoma. Pawulo yandikiye Timoteyo arababwira ngo mumenye ko muri urwandiko rusoma n'abantu bose basoma mu mugongo wawe ahangaha bagasanga uri intungane bagasanga nta kintu gishobora gutuma badasoma ntibasome uko bashaka ahubwo basome icyanditswe uko kimeze. Ariko ubu nyine umuntu akavuga jeje umukizwa narabatijwe amazi menshi hama mfite pasiporo wanjye n'uyu ni umuhanuzi hanyuma witondeye amategeko y'Imana. Icya gatatu tukaba dufite kuvuga ngo umuntu winjira
uyu munsi ari hano undi munsi ari hano agomba kwereza yarahindutse yarangiza guhinduka akaba ari umuntu ushobora ayo mahirwe uwo muntu yagiriwe akabasha kumuhereza abandi ariko ibyo dufite aha ngaha tidushobora kubibwira bagenzi bacu ngo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza ntabwo n'ukuri nimba warabashije kugira ubwo buntu ukabasha kwinjira mu nzu y'Imana ukabuberewe neza ubwo buntu buhereza abandi wiceceka wibwigumana umucecekana kubera iki wowe wabwiye ubwo buntu kubera iki wowe wabwiye ayo mahirwe kubera iki wowe wabariwe utabasha kubabarira Bibiliya iratubwira mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwaruka aravuga ngo muzababarira haleluya azababarira uwo muzareka kubabarira uwo ntazababarira kuki mutagenda mubabarira abantu ngo mubabohore ku byaha abantu batuye mu byaha byinshi ariko igituma abantu binjira mu mashengero no muri za minisiteri no ahamubwira abantu baza gutamporiza titwinjiye muri ibi bintu twaraje gutamporiza twakiriye Yesu Kristo gusaza kubera umwami w'ubwoko Yesu aravuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye kandi ndi kumwe namwe kuzageza ku mperuka y'isi ibitangaza n'ibimenyetso bizakurikirana nawe nimuramuka muhagaze mukabasha kuvuga ibyo Yesu yabakoreye mukabasha kubyamamaza intego dufite si ukugira abantu benshi intego dufite si ukumenya ko Debora isenga ahubwo intego dufite ni ukumenyesha abantu Yesu abantu benshi bazinjiyemo basa n'abaje gushakamo umugati titwazinjiyemo tuje gushakamo umugati titwazinjiyemo tuje gushaka kumenyekana titwazinjiyemo dushaka kugira ngo dukomere titwazinjiyemo kugira ngo abantu bamenye kuko tuzi turabayoboka cyane kuvukoye twazinjiyemo kugira ngo tubashe gutanga ubugingo bwawe mbariza mugenzi wawe ngo mbese witeguye gutanga ubugingo bwawe mwabene da abantu benshi baravuga ati twebwe turakuza nta mbaraga tubifite abandi bakavuga ati twebwe nta bundi bushobozi tubifite ariko hari uburyo butandatu bushobora kujyana icyaha n'ubutumwa abajya mu ijoro amen reka mvuge gutya ubwa mbere ni ugusengera abo bose bajyana ivugabutumwa ku isi yose icya kabiri ni ukwatuza akanwa kwawe ugiye n'ubwa ko Yesu Kristo ari umwana ibyo bintu bizakomera habe n'uwaba ufite imyaka 120 nkanje yabasha kuvuga iryo jambo ntacyo uzireguza kuko utakuvuga ati nari umutamakazi cyangwa se nari umuntu ukuze nta mbaraga nari mfite zo kujya mu mahanga yose oya uzi impamvu unakoresha n'abantu badakijijwe ni ukugira ngo nabo bageze mu butumwa bazaza n'abandi bose babaye mu rugo iwawe wakoreshaga utabashije kumenyesha ko wizeye bakamenya ko uri umukizwa bakavuga ati mugabo reka nyine uriya mutamakazi arakaze nuramuko unyoye inzoga ahangaha uzamenya ko akazi gaheze bakakwitwararika kugira ngo barebe gusoma akazi kabo bagakira ariko utabasha kubabwiza ubutumwa bwiza abandi benshi ugasanga ubuzima bw'abakristo bwabo umugore arakijijwe umugabo ntakijijwe mwerera imbuto uwo mugabo utarabasha kwakira Yesu Kristo aba ari muri miliyoni zirenga ibihumbi byinshi by'abadayimoni hari inzira 13 zo gusengera urugo rudakijijwe sizonje kuvuga iya mbere ni ukutabangamira umutekano we ntuzumvise ni ukutabangamira kuko negatifu na pozitifu iyo zibaye iyo zitari izo zikoraniyeho umuyobora ariko icyo ugomba gukora ni iki ni ukubasha wewe wamaze kumenya agakiza wowe
ukamara kumenya ivyo wizera nuko utabangamira ibi bintu. Ushobora gusenga aho buryo 70 nawe uri gusenga. Ushobora gusenga ucecetse. Kimwibuka Ana uko yasenze ageze gushengera. Ninde wumvise ijwi ryiwe? Harwa kwibisa muri mero. None ntiyasubije. Ariko abantu ngo yaje gusenga arimo mu pagamba kishwe. Yanyoye akayoga kiwe arimo dereki yongera abadayimoni. Agatanya ati ndamusengera mu izina rya Yesu akavuga akamukuye. Tiwisisa. Ariko usenga usaba ugasenga mu mutima akavuga ati nani Yesu. Ubumenyi bwo gusasa. Uwo musengera kandi yongera. Ariko rero icyaka nuko umusengera ukoresheje ibyo akunda imirimo myiza. Nuko usenga ukoresheje ibyo akunda mu mirimo myiza. Hari abadamu batuye mu buzima bwo mu manegeka. Amanegeka ni ahantu ngaha kumana. Ubuzima bwe akaba ari ubuzima buriho budashobora gutanga keya mu rugo rwe. Ngo mbizi ya mbinja mbizi yinja. Ngo mbizi yinja ngumukoza biremo ngo ndagiye gusenga. Ugiye gusenga utagabura umugabo wawe. Hanyuma uzamubwiriza ubutumwa bwiza. Ushobora gusiba amaterano aho wasenga babibutse. Bibiliya iratubwira ngo duhere Yerusalemu. Abantu bakunda guhera mu mashengeririya bakavuga ubutumwa bakora ibitangaza iwabo mu rugo nta mbuto. Yesu aravuga ngo nimugende mumbindure abantu kuba bigisha. Muhere rero Yerusalemu. Abandi bakaje gutanga ibisamariya n'iyudeni no kupera y'isi iwabo batubasha kumutora kumwishengero kwa umukristo. Ujya mu mukristo kuba nguvu kumyatugisha nguzo kumyatugisha muri karisi iwabo nabo baturanye nabo bavukana yo adashobora guheza no bavukana igihumbi kimwe cy'amarundi. Ngwimana ishika cyagwale ko nabo misi ngo nabo misi ngo twego turabageza bajya ugakizwa wenyine mwanyu cyangwa se wanyu abo muvukana nta numwe wagejejeyo. Jewe nabireka niba habura umwe muri bene mama na bene data aho kuvukana kwa papa na mama bona ni ariko ndababwira ngo nzaza kuvuga ubutumwa n'amaze gusohoka iwacu ahangaha mu rugo iwacu nibwo azatangira ubuhamya. Nimara kubona abandi bacu maze kubafata maze kubanezeza bose bafite ifunsa bazatangira ubuhamya bwa gukoresha. Ariko abantu benshi bakunda gutangira ivuga ubutumwa bakarihera Yudeya bakajya i Samariya basimbutse Yerusalemu ariko mwaretse gusa. Ubutumwa bwiza rero ni impinduka zizana agakiza gashobora kuzana impact aho utuye. Igihe cyose impamvu z'ubutumwa bwiza butazana impinduka nuko turi mu kuja guhera kure aho dutuye ubutumwa tukaba twasize. Jewe ndavuga ngo iyo umuntu wese agiye gutangira ubutumwa bwiza akabutangirira inyuma yiwe ubutumwa bwiza ntabwo aba afite. Niba abandi Pawulo yandikiye Abiroma ku gice cya 10 twavuze 14-15 aravuga ngo bese bigisha ari nabo bato bari muri niya groupe yigisha abo gushaka umugati mu buzima bwabo. Niyo mpamvu rero abantu benshi babwiriza umuntu ngo ku giti ciwe ubundi ngo umuhanzi ku giti ciwe umuntu akaba adafite ishengero ngo ni akoso ngo njyewe ngo mwakoso ku giti cyawe. Ugasanga rero yikubanya abantu afasha abantu mu mutwe arabapfunyikiye hanyuma haba hari ubutumwa bwiza nyuma yaho ugasanga ubutumwa bwiza buhindutse ejeri kandi bwari bufite imbaraga. Kandi Bibiliya iratubwira ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga ubushobozi
mugiye kwivuga mu kuri muzahaguruka mujanye mwebwe nk'uko umeze ariko tukaja guhaguruka ukaja no kwikopesha kwikodera abona abadayimoni bateye n'ibikoko Yesu ngaje kuvuga aravuga ngo uzagenda runendo tuzajane n'inkweto zibiri tuzajane ariko ubu ngubu abantu bavuga ngo muzariho indege ngo sinshobora kuzana amaguru kuko iyo afite tuzi ko hari abandi bantu bari gusenga bavuga ati Imana nibuka ubwo nari mu rugendo rw'ivugabutumwa muri Kenya amafaranga nari mfite turi mu giterane ngo mbona umuntu numva umutima wanje umpamiriza kuyamuha ngayamuha titaye ngo nzasubira gute titaye ngo nzataha nde tuvuye mu giterane aho nari ncumbitse barampamagara ati hari umwana wanjye warwaye iyo ngiyo i Nairobi ndagushimiye umujyana kwa muganga mu bitaro bihenze no muvurize nyine kugira ngo uze kwinjira utanga $500 ntaco bitwaye mu ijuru hari Imana jewe sinayatanze we nahaheze n'umwana wanjye si umwana w'Imana nayo Imana iriya arambwira nawe nzawe tubwira kibisobanutse Rabbi atemundi ndenda aho narindi naho yarari nari Kayole njaka Salani na hantu foro faka kama sahabi ariko sanga bambeje kwa Rabbi ase Yesu yavuze byinshi byo gusenga kandi n'amafaranga no kuvuza nabyo byakwiye ni ngombwa kuri mwana agomba kuvurwa ubuzima bindi mukandi kanya amafaranga arasa muvumu nabonye Imana impamvu y'ubukene ubuzima bwacu nuko kwishakashakishiriza inzira tugashakira mu buryo bw'amayeri tukamanura tukazamuka tugatambika ugasanga turabyishe ariko kandi ko kumvira Yesu yavuze ati nimwemera mukumvira muzagira gute nibyo nibyaha ariko rero tubanza gushaka umugereka w'ibyo byiza by'igihugu none w'Imana ndifasha none ngubu ibyo akora ngo nta yewe ariko kandi Yesu yaravuze mwigeze mwumva Yesu agira umurima araho mwigeze mwumva ari ubusa atakeneye kurya impamvu y'ubutumwa bwiza buriharije icyaha ni uko kuzana impinduka impinduka ntiziva mu ijuru iteka impinduka ziva muri twe impinduka ni ukuvuga ngo ufashe iya mbere wewe ubwawe mu kuzana impinduka ugera ku rwego rwo kuzana impinduka nubwo impinduka abantu batazikora kasubiremo urwego rwo kugira impinduka ntiziva mu ijuru ziva muri twe ziva ku muntu umwe ukeneye guhinduka yahinduka akazana impinduka nubwo impinduka abantu batazikora igihe cyose ubona ibyiza nta byiza dushobora kugeraho tutabiharaniye tutabikoresheje imbaraga zacu nyinshi kugira ngo tugere kuri ibyo byiza ariko ibi iteka bikoreshwa muri vitesi ya mbere birihuta cyane niyo mpamvu rero iteka ryose tubasha kongera kandi kugaruka mu imbaraga z'ubutumwa bwiza igihe cyose tugarutse ku itegeko reka mubwire izi ntumwa za Yesu zigumiye gusa Yerusalemu banga gusohoka banga kugenda Yesu abyitegereze aravuga ati abantu basuzuguye itegeko nshinga ry'ijuru naje ngomba kubahana mu maboko y'abanzi igice cya munani gikaba kizakozwe intumwa zitangira gupfa mureke mbabwize ukuri kose ko turamutse tugararije imbaraga z'ubutumwa kugira ngo ubutumwa bwiza gupfusha abantu ibihumbi n'ibyatsi Imana ntiyora intumwa za Yesu zinjirwamo n'inkota zitangira kwitwa Yesu yari yarabakoje Yesu yari yarabahamagaye
Yesu yari yabahaye ubushobozi ariko gusa bigumira he i Yerusalemu mu bayuda bene wabo. Banze kuja mu mahanga, aravuga ateka mbere ihagurutsa inkota, ihagurutsa impfu z'intumwa zitangira gushika. Muribuka umugabo witwa Yakobo wamwishuye gufanya we bamutema Stefano bamutema. Stefano baramuzamukana mu gatuti nk'aha baravuga ati abantu nk'aba twese buri muntu atora amabuye 30 tuza gutera Stefano. Uteye mu mutwe akavuga ati nta Yesu wabaye, ariko je nabatuka kuri bani na mama ninagaka. Stefano baramutera kugeza amomotsemo akuka kane. Yakobo baramukubana, Isaya bamushyira mu giti, baza mu Yesu bagira ngo barakerera iki gice cyose cyari ubibiriya, ikindi gice cyose cyarasigara mu giti yapfiriye. Ngo babibone baravuga ngo duhunge turapfuye. Bamwe baramanuka i Samariya, abandi baja mu banyamahanga, ariko iyo bageze iyo ngiyo Yuda yabisaka mu gice cya mbere umurongo wa 3 aravuga ngo bakundwa kuko nagira kumureka wo kubandikiriza akagatiza dusanga niyumvise ko nongeye kandi guhatwa n'umwuka wera kugira ngo mwongere kandi kubashishikariza kurwanira kwizera ibyo abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Iyo bageze ntibacecetse, ubutumwa bwiza buravugwa, ubutumwa bwiza buramamazwa. Imana kure kuri igihugu, Imana kure kuri imitungo, Imana kure kuri kudatera yobera abantu bacitse bari gusaba iyo gusaba. Uzarebe nk'abaririmbyi benshi ngo mu mashengero menshi usanga mu ishengero rimwe irimo nk'abaririmbyi nk'imitwe y'abaririmbyi nk'itanu. Iyo mitwe y'abaririmbyi imwe ikaba ifite ivyuma vyabo, abandi bakaba bafite ivyuma vyabo, abandi bakaba bafite ivyuma vyabo. Ivo kuma ni competition y'ivyuma. Iyi korali ngiyo ririmbisha iyi sente ya kandi ni meme marke, ni meme volume, nizirangana abacuranzi bashobora kuba ariko buriya Israel yasmiriye se modificatif. Abandi bagakora famille kugira ngo usanga bitwara umwanya setine kuwanse bikorwa gusa ivyo ni ibintu gusa bagurikiza ivuga ni yamamaza butumwa ariko ivuga ukuntu ntidahari. Ayo mahera mukuri zo suma mukarundanya ntiyari imfuza hanga, ntiyari abapfakazi hanga mishengero, ntiyari abantu batishoboye kubera tutabasha kurebera umuntu ngo mumubaka inzu hanyuma muvuge ngo ishengero runaka ryubaka umukristo umwe inzu. Abandi bakagura za uniform basengera ku cyumweru sibazo kandi gusengera ku kindi cyumweru. Ejo nimeruka kubona korali nk'ahari yagutuye ngo bafite universite yo kwizihiza iminsi ngo nk'imyaka ngo 28 ngo bakoresha uniform mu ndirimbo baririmbaga 28 mu ndirimbo na uniform. Hanyuma ko muratwereka ko muzi kudodesha, ko muratwereka ko mufite amahera. Abandi benshi ni abantu gusa basohora amasede zivuga butumwa ariko wasanga umuntu guhindura. Icyo ndimo gushaka muri no mwezi ni ugushaka umutima wose Yesu yasize. Aravuga ngo mugende mu isi yose mumbwiriza abantu bose ubutumwa bwiza, mubabwirize, mubabatize, mubazane bahindutse, hanyuma tuve mwiyogeza butumwa niyamamaza butumwa twinjire mu rwego rwa gatatu rw'ijyana butumwa. Nitwabikora gutyo tuzabasha kubona ya migisha yacu yose yo muri Kristo Yesu. Impamvu nyamukuru yo gusengera ibyifuzo zacu ntibisubizwe nuko dutuye gusa mwiyogeza butumwa, abandi tukaba dutuye mwiyamamaza butumwa. Ntimwabyumvise? Turabafana gusa ubutumwa bwiza, ni hahandi mu biterane mu bikorane vyiza tukaririmba baha umuririmbyi hariya baha yaririmbye umuvugabutumwa wewe ntuvuge ibyo bwakristo yihanye abantu bangana ko turi mu kurara mu tubari tukaza gusenga muri sasa. Bibiliya itubwira ngo mbese ikintu tutabasha kurya twe tukugira tutashye umuvuga baho murabitanga icyo tutabasha kugira gute
bivuge neza ufite mikoro bivuge neza ibiki hati tutagenda tubwirwa abandi gute se none ntabwo tubaha ibyo tutagenda tukagira gute barisa mugenzi ngo ntabwo wakazi ngo hanyuma turashaka ko Imana iduhezagira twaratanze ibisira kubaye kubera barisa mugenzi ngo ntabwo wakazi yego Imana ishimwa ko mubiganiriye ntacyo musire gusa kuko atari amakuru murayumvise igihe cyose ubutumwa bwiza Pawulo yavuze aravuga ngo kuri bamwe turi impumuro kuri bamwe turi impumuro nziza abandi ngo turi impumuro nziza jewe aho nfunze mwishengero aho mbaye umupasiporo aho ndi muri kino gihe iwacu baraduhinduranya n'ejo n'abandi ahandi nimenya ko hari umwe muri bene data aho muri iryo shengero nkamenya ko acuruza akabari k'itorero ngo niho azabasha gutanga amahera menshi mu ishengero ko murashakira ishengero amafaranga murarusha Imana ifaranga mwebwe amafaranga Imana yonanirwa ko gutanga ifaranga ikaduheza ifaranga zo mu kabari ese ubundi twakoze resitora y'abakristo iyo resitora tukabona kuyijyamo twese saa sita ntitwigeze twigisha nta mahame twabona nta nyigisho ziza twaha gusa nyine waheruye ubona se ngo gusubiza ngo ni umuntu rero ntabwo byago presi nukuba ishengero ryakagombye kuba rifite ryakagombye kuba rifite presi uzinjira muri iri shengero yakagombye kuba ntituzagongane n'abantu ngo wakoze iki ngiki wakagombye gusa kumbwira ngo genda wandi urebe kuri Jakarta winjiye mu ishengero yakagombye kubimanitse hariya iby'ishengero yemera iby'ishengero bitemera ariko iriya tubonye gusa umuntu haleluya kandi rero umuntu avuye muri vivante aje muri sengero bakamubatiza bakamwigisha tubatiza ababatijwe tubwiriza ababwirijwe hanyuma ko turabajyana hehe tugasabira abantu umugisha bafite umugisha ni nacyo gituma twagera ku rwego rwo kubona umugisha gufata umwanya wose birashoboka ko ahari ugeze ku rwego rwo kumenya ibi bintu ariko kandi hari icyo Imana izatubaza mu gihe cyose twabashije gukoresha igihe cyacu nabi igihe cyacu twagikoresheje nabi ndetse tugikoresha mu buryo butari bwo n'ibyo twari tuzi ko turakorera Imana uwo muntu iwanje mu ishengero nahagera azicara inyuma n'iwanje njewe hano azicara inyuma sinzamuza kwinjira mu ishengero sinamuza no kwitwa umukristo kuko akunda ishengero ariko niba avuga ngo gutanga amahera wowe ntuzatanga amahera mu izina rya Yesu Nazareti Imana y'Isiraheli ndabyibuka twubaka iwacu ishengero hari umuntu wigeze gutandukana n'umugore wa mbere atandukana n'uwa kabiri atandukana n'uwa gatatu atandukana n'uwa kane umudamu wa mbere ninjye wamusezeranyije aza ku mudamu wa kane ati pasiteri waramenye ko umugore wanje wa mbere yananiye turafana leta yadutandukanye tuba amategeko divorce ndayifite tuja ku wa kabiri ndayifite tuja ku wa gatatu ndayifite ku wa kane ubu niwe ndagarutse bongere kandi mpezangira mu ishengero baremera ni ubwo twarimo twubaka mfite crise economique mu ishengero byanze ko dusakara
byanze arambwira ati jewe ndasakara nkora amapave nkora amasuku nkinge te hanyuma nkubake na office nziza ariko Cesar imbere y'Imana amubwira ati shaka no kuduse muri fuke yati ariko sinshobora gukora ibyo gusa ngo ni uzubaka Imana kubaka Imana Yesu ubundi iyi ni inzu y'Imana inzu y'Imana ni iyi naramubwiye ngo bene da iyi si inzu y'Imana iyi ni inzu yitirirwa izina ryayo ni inzu dushobora kugamamo mu kandi kajya ugashyiramo akabari nta tuguha bitwara ariko iyi si inzu y'Imana Imana ni intumwa kuyiyubaka izari nguranga ngo yazanye miliyoni 21 zahariye ndamubwira ati Imana ntitirwanire umusoma ishaniswe umunsi umwe yo caza muri 119 nguwiteka we urigwatirize nguwiteka we barigwatiriza arishingira abumwishingirizi wanjye ndavuga ndavuga ngo bari kosa nireba rubaga ijana na cumi n'icyenda umurongo wa 22 ijana na 22 wishinge kuzobwira neza umusabyi wawe wishinge kuzobwira neza wipoteke w'amana ubaye poteke ndamubwira ngo Imana ni poteke ahasigaye noneho ushaka kuntera uko reka mubwire ko ejo Imana izazana igikoma kikabasha kuba itorero ryacu ryasakawe n'umuhinde by'umunsi reka dusenge duhagarara abantu bari bagize igihe kinini birukanka bashakisha inzira nyinshi abandi baca muri izo nzira zose kugira ngo barebe ko bafasha Imana ntizifasha nimugerageze muzifashe mwebwe ariko Imana ntizifashwa kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure Imana irihagije birashoboka ko wabugeze kure kandi warakoze amakosa menshi mwivuga butumwa bigatuma uzibira imigisha yawe ejo tuzigera ku gice cya 3 ukuntu data ari umubyeyi w'abantu bose noneho rero urihagije ni nacyo gituma yitwa Imana niyo mpamvu natwe ubuzima bwacu butagomba gusa naho tugomba kwifasha ngo dukore amakosa kugira ngo ejo Imana izafasha muzayireke izakorwe n'isoni waba uhari ushaka guhura n'Imana waba uhari ushaka kongera kandi kwiyunga n'Imana kugira ngo ubuzima bwawe bwongere kugira agaciro mwivuga butumwa nta mwanya dufite twaguka dusenga Imana waba uhari waba ukeneye kongera kandi gusubizwamo imbaraga ukeneye kongera kandi kuzana impinduka ubuzima bwawe wahaguruka tugasenga ndetse n'abandi bari barasubiye inyuma nabo Uwiteka Imana acabategera amaboko kugira ngo abashe kubatiza kurimbuka reka dusenge Imana